no mu byatumye mbabara mbande abana banjye ko batize nk'uko ntize ntabwo nta mateka ari gukurikirana n'abana banjye. Uvuga ngo wowe ntiwize ntuzi hari igihe umutima wanga ukumva urihebye. Hari n'igihe mvuga ngo Mana ntabwo ari wowe nsenga. ubaza Imana ngo ntabwo ari wowe nsenga kubera ibibazo ndimo biragaragaza ko atari wowe nsenga. Se Mana nshobora kuba naribeshye ariko undi mutima ukambwira nti benshi ko bazi kusenga. Nagiye mubabarira inshuro nyinshi. Twagiye tubanye mu buzima bugoye kandi narihanganye nk'umubyeyi w'umukristo kandi ubu mbibabwira nakubwiye ko inshuti zanjye magara ari bo babizi. Mu bindi ntago wapfa kubwira nta muntu umenya ibyanjye kereka Yesu wenyine n'undi inshuti ku ruhande nshobora kubwira. Ntago nge umubabarira ntago namubabarira. Ntago nuvuga ngo agarutse ntago wamwakira mu bana be. Yankoze ibintu bibi kandi byinshi. Nyankunda kubwira abantu ngo kwitwa umubyeyi w'umugore ni ugukenyera agakomeza bihangane kandi bakomere ntibahindurwe n'ibihe ko navuga kandi bajye bafata umwanzuro nyawo kandi ntibakitesha agaciro. Hanyuma rero ubutumwa ku bana babayeho barerwa na ba nyina kandi base bahari n'abarerwa na base kandi ba nyina bahari abana baba muri iyo miryango bakurira muri iyo miryango urabagiriye iyihe nama? Bakorera muri iyo miryango ndabagira inama yo gukomera yego kandi bakiyubaha. Ndababwira ngo mu by'ukuri nubwo utabukijijwe ariko ugira indangagaciro ikuranga nk'umugabo bakora ibikwiriye. Numvisemo icyo kuba abana batiga, numvamo icyo kuba usohorwa mu nzu buri kanya, numvamo icyo kuba mutarya uko mutarya bikwiye. Ntabwo murya inshuro zikwiye, ntabwo murya ibikwiye. Ibyo byose biri mu byo ukeneye ko abantu bagufasha. Ikindi ni iki? Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Bakunze bakarejya Omar Pano twongeye kubasuhuza. Aha duhagaze aha turi ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Nyarurama, umudugudu wa Bigo. Ni nko mu rugabano neza rw'umurenge wa Gahanga mu kagari ka Karembure, naho ni umudugudu wa Bigo. Aha rero nkuko nabibasezeranyije nje gusura umubyeyi bita Julienne, nkuko nabibabwiye ufite abana batandatu, ufite ikibazo cyo kubana ufite ibibazo by'ubuzima kubera ubuzima arimo kubera kutabana n'umugabo mu buryo bufatika. Nkuko nabibemereye rero nakumeje kubabwira kubera ngira ikibazo cy'uburwayi, ngira ikibazo cya gahunda nyinshi, ariko birangiye kuko nje kumusura. Na ahantu hasa naho hakiri icyaro rw'ingwa ari mu mujyi wa Kigali. Hariya tureba ni hafi Rebero, hamwe habera ama expo ya RDB, iruhande hari ahabera ubukwe. Aha ni amakaritsiye mashyashya ari guturwa, kira ni ikigo bakitanye ngira ngo ni ikigo cy'amashuri cya Bigo. Hakurya ugana za Burema, aho nitegeye neza ni muri ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ntarama. Aha hakurya mu kaboko k'ibumoso ni Karembure kuri centre de santé, kuri poste de santé, umanuka hasi ugana ku mashuri. Hino gato ni centre ikomeye cyane bita Urwambariro, wazamuka ukagera ku isoko rya Nyanza. Aha muri kano kabane no harimo agasoko bita ngo ni kuri Catch-up. Ntago turi bubashe kuhagera, ariko tuzahagera ubutaha. Ngira ngo murabona ko iyi ari miriye ijya kuba icyaro, nubwo yitwa ko ari y'umujyi. Mwagiye mubona ababyeyi bari kubagara ibishyimbo, ni igihe imvura yaraguye barateye. Ahangaha harimo umurima w'ubunyobwa, murabona ko hatoshye. Mbere yuko rero ninjira mu rugo rwa Julienne tukagira na ikiganiro kirambuye ku buzima bwe, nagira ngo mbibutse ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza,
i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station iri imbere ya gare ugakomeza ku nzu y'umweru hanyuma bakaguha ibikoresho byo kurangiza inzu gypsum rangete wall panels amarangi avanze neza kandi iyo bibaye ngombwa baragutwaza mwabahamagara kuri 0783505046 undi umufatanyabikorwa ni mwarimu Clement umwarimu wigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya kandi akishyuza nyuma akigisha noneho no gutwara imodoka ukishyura nyuma bitewe ukishyura mukurikije uko mwabivuganye akantu ntari bwibagirwe ndashimira abantu bakurikiye ibiganiro by'ubushize bambaza uko nari ndwaye ariko abantu bari mu mahanga ndabwira Ruziga Masatura Emmanuel muri RNIT Iterambere Fund ubutumwa natanze abantu barabwumvishe ariko bikibazo abantu batari mu Rwanda barakomeza kumbaza ngo ni gute nabo bajya mu kigega RNIT Iterambere Fund ubwo rero ababizi ari Masantura ari abo bakorana bagerageze kuduha makuru tuyasangiza abandi hanyuma ikigega kibone abakigana bahagije mbamamariza ku buntu kubera ko nzi inyungu zabyo hanyuma abandi nayo namamarije ni mutuelle de santé nubwo abantu benshi batabivugaho rumwe bavuga hari watanze commentaire avuga ati abaganga barahimbwa intica n'ikize kubera ko service bazitangira ubuntu nkaho ashaka kuvuga ati service plus uko service zidahenda bituma abakora mu rwego rw'ubuzima badahembwa ibifatika ariko nibaza ku byo nyibyo ari gahunda ari abari abakozi ba leta niyo yabamenyera ariko ku muturage nawe akabona service zimuhendukiye reka twinjire rero mu rugo rwa Julienne ngira ngo murabona urutoki ntago babonye umwanya wo kurukorera imiyenzi ibiranga icyaro dore ngiyi imyembe ngiyi imiyenzi ngiri ya imisave ngizi sina ngira ngo reka twinjire noneho muri runo rugo ruri mu gice nakwita cy'umujyi igice nakwita cyanditswe mu mujyi ariko bigaragara ko ni icyaro inturusu zirazamuka ariko bigaragara ko bejeje imyembe ibiti by'imyembe hano birahari cyane isombe ntirazamuka neza ngira ngo turimo turegera kugera mu rugo rwa Julienne nkuko nabibemereye nshimira Nkubana Alphonse wangiriye inama ko hari ibibazo bimwe ntazabaza muhumure turaganira neza turebe ariko tukangurira abantu kugira ntibamwumvira ubusa nkuko yatwitabaje hagiye gushira hafi ukwezi kose akeneye ko twaza tukaganira nawe maze rero muri bwihangane dore iki giti nibyo nakubwiraga ni iki manza ari umubirizi kira ni umubirizi kira ni ikiziranyenzi murabona ko ari icyari ibi ni ibiziranyenzi bivanze n'imibirizi harimo n'ibyo ntazi amazina ariko hari amateke iki bakita urubobi aka ni ka pasiparumu iri ni itunda yamara kuja aha niho havamo agashya kanyirangarama kava muri bene iri tunda reka ariko mbaze niba ari aho yeze niba ari hiwe reka muhamagare kutaza kutwakira turi ku muryango ngwino twakire uraho ma amakuru harya ngo bakwita nde Julienne mu Kayiranga aha mutuye hitwa ngo iki aha hitwa ni muri Karembore okay hakurya ni Gahanga ahangaha ni ubundi bahita mu bigo ni mu bigo bambwiye ko mu bigo umudugudu wa bigo hari umudugudu wa bigo uri muri Gahanga n'uri muri Gatenga wowe uri muri gice iki gice ni cya Gahanga yego Julienne harya wambwiye irindi witwa nde Julienne mu Kayiranga ahangaha umbwiye ko amaze igihe kingana iki amezi 6 wahaje uturutse hese haje nturutse Gashyekero ubwo ni muri Gikondo Gatenga ko yarambukanyije ni Gatenga ubundi kuki wavuye se Gashyekero ari mu mujyi ukaza ahangaha nabonye hajya kuba nk'icyaro nahavuye nabyo byanze nyirinzi yaduhaye pirive ndahava nza hano mu Gashyekero mwishyuraga ngahe
nishyuraga 50. ahangaha wishyura angahe? N'ahangaha nishyura 50. None se ko ntacyo wahinduyeho? Iyi nzu ni inzu ni y'agatenga bitane hehe? Gashyekero twahageze twishyura 40. Bageze baratwuriza nyine mbura ubushobozi. Hanyuma duha pirive dushaka inzu turayibura. Shaka inzu y'amafaranga ari hasi turayibura kandi igihe cya pirive cyari cyarangiye. Ndaza mfataho ukwezi kumwe kuko nabonaga nta handi ndi bujye. Mfite abana bangahe? Mfite abana 6. Ubwo inzu mu rugo uri kumwe n'abangahe? Ndi kumwe n'abana 5. Mu gihe cyose uba ukeneye inzu ishaka kubamo wowe n'abana 5? N'abana 5. Umugabo se bimeze biti? Papa w'abana? Papa w'abana ntawe uhari, yaragiye ntawe uhari. So dusa n'udusubira muri ayo mateka rero kuko ukuntu usa ngewe ibyanjye nkuko nabikubwiye kuri telefone n'abantu barabizi. Iyo nje kukuganiriza nkubaza byose. Ukuntu usa ntabwo abantu bashobora kumva ko uri umuntu uhora ashaka inzu za make. None ureba n'ahantu n'inzira twagenze muri iyi mikoki n'amazi muri izi ntoki zitanasharuriye n'ibi bishyimbo, kumva ko umuntu nkawe aza kuba nk'hano. Byagenze bite ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 39. Yes. Ku myaka 39 umugore mwiza nkawe ugifite imbaraga, byagenze bite kugira ngo igihe cyose ushake uhora ushaka inzu za make? Kuki ari wowe uyishaka? Tugire muri ayo mateka. Nabagaho neza. Nari mfite ubuzima bwiza nyine mbana n'umugabo. Hanyuma kugira ngo aze no kugenda narakoraga mbona amafaranga nta kibazo. N'abananjye biga ntuye no mu nzu nziza. Cyane nibwo bwa mbere nari mbaye ahubwo mu nzu ya 50. Mu nzu y'100 kuzamura mbere. Umugabo mwabanye imyaka ingahe? Twabanye imyaka 10. Twabanye imyaka 19. Hanyuma rero nyuma yaho byaje kwanga. Umugabo tubana dukora aza ku ibyo amahane mu rugo nyine ntatwureberere. Kubarebera ni ukubahahira? Kuduhahira. Tangira kutatwishyurira inzu. Hanyuma rero ko nakoraga. Wakoraga iki? Nacuruzaga restaurant. Curuzaga restaurant biza kwanga njya gucuruza inyanya mu isoko hari agashyekero kuko aribwo byari byanze. Ndamanuka njya gucuruza inyanya mu gashyekero nabyo biranga kubera ko amafaranga ucuruza abana bayaryamo nta handi ukura byose biranga. Ariko mu kujya muri ubwo buzima bubi mugabo twaje tukiri kumwe yaje kumbeshya no mateka maremare. Ubwo mvuze muri make icyatumye ubu bukene mbujyamo cyangwa se imibereho mibi nisangamo. Nza kuguza amafaranga muri banki. Gujije amafaranga muri banki mugabo arambwira ati rero guza amafaranga ati tugende nkwandikaho imodoka. Yarafite amafaranga makeya aza kumpamagara arambwira ati mama Sharon ngwino tugende duhure Kicukiro tugura imodoka. Ntise ufite amafaranga ati ndayafite. Turahura tumaze guhura amafaranga ubwo yari yavuganye na nyine imodoka ndagenda bara amafaranga aramwishyura. Amwishyuye nyuma yaho rero nzuza gukorana inyandiko. Ntabwo yigeze ambwira ngo amafaranga ngo yasigayeyo, ntabyo yigeze ambwira kuko ngiye nabonye bishyurana kuko ibyo ntabyo nari nzi. Gusa yakoreshe nyine ninjye wakoze imitation n'uwo mugabo. Arangije rero nyuma yaho nibwo yambwiye ati nyine imodoka arampamagara ati Julienne ati imodoka ati wansigayemo amafaranga. Ndamwandisa yahe kutabimbwiye turi kumwe hariya. Arambwira ati wansigayemo amafaranga. Ati umugabo yansigayemo amafaranga. Mbaza umugabo arambwira ati nyine twayasigayemo. Ati kandi ubwo imodoka yari itangiye gukora nizira ziheka izindi. Arambwira ati ubwo rero yavugana n'umugabo wawe imodoka ndayibaka. Ndavuga nise kubera iki utambwiye ko hasigaye ideni. Hambwa ngo nyine ngo yashake ngo reba hano guza muri banki. Yarangaye ubwo? Yambwiraga ko hasigaye amafaranga 1,300,000.
ubwo ndangije ibyo byose nabwo amafaranga ni menshi sinabona aho nyakura kuko nanjye nari nicaye nari maze ubwo ni urugendo rurerure kugira ngo ajye kugura imodoka nabwo haciyeho ikintu cyitwa ubukene ndangije ariko mubanye neza ndangije ndamubwira nti rero nta mafaranga mfite urabona ko nakoraga byaranze n'abana ubwo bari bicaye babuze na minervari ndangije ndamubwira rero byaranze arambwira ati hangane ujye kuguruza amafaranga turebe abagore ujyamo tibaguha amafaranga ndangije ndavuga nti ibyo byose nzabagore tuba turi kumwe bajya mu mabanki njya mu itsinda banki vision njya gusaba amafaranga 500 ndayazana ndayamuha maze kuyamuha banshyizemo gusa nta n'ingwate mfite kubera ko abamama hari ukuntu bana n'abantu cyangwa bakubona bakavuga ati uyu muntu turamwizeye bari batanze ingwate zabo ndangije njyamo maze kujyamo ndayamuha mbwira nyine imodoka nise y'amafaranga ko nayabonye mbigenza ati yaha umugabo wawe atarayangezaho ndayamuha maze kuyamuha ntabwo ndongera njya kuguza mu rwego nayo ndayamuha ariko umugabo arambwira ati nge nzajya nkora byibuze ngo he make wishyura itsinda turebe ko twazamuka n'abana bige urumva rero umuntu ukubwiye gutyo uhita ubyizera kuko ubona ko byakunda byarangiye ndumva hashize nk'ibyumweru 2 ahita ambwira ati ubwo njya kuguza mu rwego naho ndaguza 400 ndayamuha ubwo ni 900 ndangije ubwo n'utudeni two ku ruhande ndamuhereza maze kumuhereza hashize nk'amezi 2 hashize nk'ukwezi n'igice ntangira kwishyura vision ko hari hasigamo 360 nyinshi urwego nabwo hasigayemo 170 ahita ambwira ngo imodoka yayibuze ambwira ngo imodoka arayibuze mukibana ati imodoka ndayibuze ubwo ukuntu byagenze aba banke b'urwego kuko bo barihuta ambwira ati mama Sharonete kubera iki utishyura kwene mu gitondo ejo nzishyura gutyo kwa kundi widefanda nabwira umugabo ati bubahagihe byose ndabungana rero ibintu biranze imodoka yigurisha uyisubiza ku isoko nishyura amadeni y'abandi nutwo nafashe twarambere ku ruhande hanyuma ayandi nyine ukoresha ariko mve imideni ry'abantu arenjera mbwa ati buri ku isoko byarangiye imodoka ntayibona arambwira ati ubwo bari baje urwego ruje gusohora ibintu nukuvuga ngo no mu gashyekero kugira ngo tuze mu nzu ya 50 twaje nta kintu dufite n'amamotora byose barabijyanye barabiteje cyamunara n'intebe byose twaje turara hasi no kuvuga ngo twari nta matora nta ntebe twaryamaga kuri tapi hari amatapi nari mfite yarasigaye niyo yarahari ngiye ntangiye no kubivuga umutwe urandya ihangane uri mukuru byarambabaje birumvikana ubwo ndangije ibyari byo byose ubwo bimubwira ari nimugoroba ndambwira ni mu gitondo baraza gutwara ibintu saa 4 bambwiye ko bari bugereho kandi ntago ndi bubatoroke ntago ngiye nagenda cyambere banzi nk'umukristo cya kabiri bambonamo nk'umubyeyi nyangamugaye ntago nagenda ngo cyangwa mbifate mbigurishe cyangwa mbibitse aranje araza ninjoro mu gitondo arabyuka arambara ndambwira nti rero tugende kugira ngo menye ko imodoka yabuze ndambwira urambara uragenda nkugende inyuma urambwira imodoka ariko nigeze kohereza umupapa umwe umukobwa wanjye umugore we yamubyaye ni marene we ndamwohereza ndamubwira ni genda urebe imodoka ihana harayigenda arayireba arambwira ati ndayishakira abakiriya nkimara kubibwira umugabo wa marene w'umukobwa wawe ndamubwira nti rero ntuyirebe unshakira abakiriya akireba hashize igihe umugabo yarigenda arayihakura ndagenda mwati tugende rero unyereke mu gitondo cyo gihe ndamugana urarenga mpinguka unyereka imodoka iri nanjye nyigurishe basi bampeho amafaranga y'urwego na vision n'utundi nagiye mfata bamereye nabi
arangije arambwira ngo ageze ku gipangu aragaruka twakiba mu nzu nini aragaruka arambwira ngo wowe ntabwo ushaka kumva ibibazo nagiye yahuye nabyo ndamubwira nti se ni ibiki ngo nuko nabikubwira ko nari maze urumva n'intonganya kumva ko umuntu arakora yarambwiye ati genda nkura amafaranga ha urumva ntago hari umwuka mwiza hagati yanjye nawe ndamubwira arambwira ngo nuko nabikubwira ngo ntubyemere ndamubwira ni ngaho bimbwire ubwo yaragarutse yicara mu nzu nanjye ndagaruka ngo imodoka narayibuze wayibuze se gute murayibuze ntireka tujye kuri polisi ngo ngewe narayibuze imodoka rero nyibura gutyo ndamubwira nti se carte jaune kuko ibiri mu modoka arambwira ati narayibuze tujye kuyirangisha ati yewe narayibuze ati nayitwawe na murumuna wanjye ngo nayimuhaye ngo ajye kwigurisha ati ni murumuna wanjye naramubuze bimera gutyo ndabyihorera mu gitondo bwarakeye nka 4 mfata ibintu byose ndabipakira mfata televiziyo ibintu byose ndabipakira neme ndazihanagura ndavuga ntibaze babijyane nta kugira ngo kuko babe maze imisi bantera nyine ndavuga ntibaze babijyane bashaka kuza kubisohora president w'itsinda arambwira ati mama Pasteur ko akunda kunyita mama Pasteur ati mama Pasteur abagorora bakira ndavuga rero babwire basubire inyuma ngenda byihanagurira bipakira nta kibazo cyo gihe nta n'amafaranga nari mfite yo kubipakiza president arambwira ati ngenda yaguha ariko bigere iwanjye kuko twabikiraga kwa president bigere iwanjye ariko abo bagore atari bo babyisohoreye ubwo bavugaga ko n'imyenda bari buyijyana imyenda twari twayisohoye twayibikije uko byagenze barabijyana baze kujyana iyo nzu nayo twabagamo nyirinzo arampamagara ati Julienne karame kuko ninjye wagenda nshaka amazu n'ubundi ntago aba hari ntibiba bimureba arambwira ati byose ari ukuntu bana n'umuntu ariko ukabona ibintu bimwe ntibimureba abugaranisha ambwira ati inzu ndashaka ko umpizu yanjye amakuru nayamenye utazanyambura nkuko wambuye abandi ati kandi ngiye ndi mbega no umuntu uvuga nabi ati ngiye urabizi ko ataho ntibakumbwiye twabaga gashyekero hepfo mu nzu nini arambwira ati ntibakumbwiye ati urubizi amateka ndabizi ati rero 7 zuzuye bawa mayizo ntaza tugaserera nkakujugunya hanze n'ubundi numva ko n'ibintu babijyanye ati nkongera nkakumwaza bwa kabiri ariko rero narahagurutse njya gushaka inzu abana bose ubwo nawiga njya gushaka inzu nta mafaranga mfite njya kuyashaka ariko mu kwizera ari ukuntu ariko nari mfite mu kujya gushaka inzu bakimara kubitwara kimana no kumbwa ko imodoka bayijyanye nari mfite umutima umbwira ngo kuramo imyenda wirukanka ugende wambaye gusa se numvaga umutima ari kumbwira ko usare mbese numvaga ijwi rimbwira ngo ariko wakora imyenda ukirukanka bitewe n'utundi ntavuze noneho byakubitiraho byose mbega nkabona nta nzira ndagendanye gushaka inzu mu kwizera ndagenda nshaka inzu mbwira Imana ni rero Mana hari ahantu basengera hari agashekero bita muri Kongo ababyeyi benshi bakundaga kuhajya ndavuga naho kugira ngo njye gucumbika ko byari bibaye nk'inshuro ebyiri hari n'ikindi gihe kimwe twabaje kutwirukana mu nzu tubasojemo nabwo noneho warangije bashaka gufatira ibintu kuko nari ndi midene umuyobozi waho umutekano niwe waje arambwira ati igendera ibintu byawe kubifata ngo nari maze kubyara uriya mwana mutoya gati umubyeyi muramufatira ibintu abwiranye n'inzu ubwo rero twaraje turacumbika mu gashyikiro kugira ngo mpagaruke mgiye gutura mu gashyikiro twaraje turacumbika mucumbika kwande mucumbika ku mama umwe ni mubyara wa mama mucumbika aho yarabaga mu kazu k'icyumba na saro ariko nukomeza kwihanagura amarira amaso uracika ibisebe yamire cyangwa se kuko cyangwa jya womekaho basi nukuba aracika ibisebe kandi ihangane ikomeze hanyuma nyuma yaho urumva nibwo twagiye unashatse iyo nzu nibyo byose byasanzemo nabwo mvuye mu icumbi twamaze iminsi 2 kubyo twashyizemo ibintu nibye tukajya turara twegamye nagiye gushaka iyo nzu nini nabwo tuvuye mu icumbi urumva rero ubuzima mu icumbi se n'umugabo mwarajyanaga n'abana we ntago nigeraga mubona ubwo yumvaga ko tugiye iyo tuhuye n'ibibazo ubundi ntago dukunda kumubona byarangira akagaruka se akagaruka
ukamwakira uba wumva gute? Kumwakira mbavuga ngo wenda ejo bizahinduka, ko buriya guhora wirukanka guhora ntabwo ari byiza, uranza ugategereza. Hanyuma nyuma yaho rero nibwo babitwaye, ndavuga nti ibyo byose Mana, aho gake cyane ndabwira Imana ibintu barabijyanye. Nyirinzu aransohoye ambwiye ko saa sita ndi bumuhe inzu ye, aho kugira ngo tujye muri Kongo tujye kurara hanze, aho kugira ngo njye gucumbika ku muntu ngenze ndacumbika he noneho, naho kugira ngo njye gucumbika noneho bwa kabiri, noneho mu Gashyekero ndajya mu musozi ndaremo, mbwira abana. Icyo gihe na mukuru yari agihari, mbwira abana, mfite abakobwa 2 n'abahungu 4, mbwira abakobwa naganira rero mufite amapantaro muze kwambara amapantaro, nitubura inzu tukabura n'amafaranga turagenda turare mu ishyamba, nta uri bumenye ibyacu ubwo Imana ibikora ibyayo, kuko nta kintu ndi bugurishe, nta n'ikintu mfite na kimwe barabijyanye. Inzu ntayo ufite. Iryo joro rya mbere waraye he? Byagenze nashatse inzu, mbwira umugabo, uwo mugabo nyirinzu ndamubwira niyo muganga, ni umugabo witwa muganga wo mu Gashyekero, ntahaba ariko atuye ku Kamonyi, akafitemo amazu. Ndamubwira niyo muganga rwose mbabara ndi gushaka inzu, n'ubu ntabwo mva ko ndi kugenda, ndi gushaka inzu. Aya mafaranga se bayabonye ko mwabuze yo kunyishyura? Ndavuga nibyo byose ibyo turi buze ntiswambwiye ko nguha inzu, nyine ihangane ejo nibwo nzaguha inzu. Nshaka inzu ndayibura, nabwo ngiye kuyibona mbona ahantu hari ububari, ahantu habi cyane, mu kazu kafunganye, turara muri salo, turara tugerekanye, ntacyo kwisasira. Turagenda tujyamo, umuntu umwe niwe waje ntarahava muri icyo kizu, arambwira ati masharo ikizu mwakibazemo iki kingana iki? Iyo nzu nini, iyo ako kazu twari tumaze ko twamazemo imyaka 2, niko namazemo imyaka 2, urumva twagiye kuhava byanutse nanone. Ariko genda gake mu Gashyekero aho urwego na viziyo batwaye ibintu, uhavuye na nyirinzu amaze kukwirukana, mwaraye hehe, muhamara igihe kingana? Ntabwo twaraye hanze, naramubwiye ngo ihangane mu gitondo turaguha inzu. Naragiye nshaka inzu, maze gushaka inzu zose zirahenda, nuko nabonye iyo nzu y'40,000. Ndagenda nyicaramo, mbwira Imana rero Mana, aho kugira ngo turare mu musozi basi duhe niye. Sinzi ukuntu nagiye kubona mbona amafaranga, umuntu umwe arambwira ati mama Sharo, ko wambwiye ko bagusohoye urihe, n'ubu nicaye mu nzu nicayemo, nubwo ari mbi, ari mu bari basakuza, mbega ari habi, nakumba kamwe katajyamo motora, n'akandi kumba nuko twayigiyemo tutanafite ibintu. Ndavuga ariko basi aho kugira ngo turare hanze niyi wayima. Arambwira ngo wayibonye? Ntayibonye. Anyohereza amafaranga, tuvugana na nyirinzu mu kwezi kumwe, nuko natangiye kuyibamo. Nyuma yaho rero baruriza nibwo nayo. Niyo wabayemo imyaka 4? 2 yari yuzuye 2. Yego, noneho nyuma baza kuriza. Ubwo niyibanziriziye. Baza kuriza, arambwira ati rero muzampa 50, kandi urabona kunyishyura nabi, ntago wowe wayishobora. Ndambwira ndaza kuguha inzu yawe nta kibazo. Ubwo arambwira ati rero ndaguha prive, ndavuga buba wihanganye, nyine arayinyandikira arayimpa. Cyakoze prive yagiye kurangira, n'ubundi nabonye kwa abantu baraterateranya amafaranga, nyine nk'ubuzima mbona iyi nzu niyo nagiyemo. Aha ngaho hamaze amezi 6. Hanyuma rero ngatubwire ubuzima ubayemo hano, ubw'abana babayemo, ubw'umugabo babayemo, hanyuma muri amezi 6 mubayeho muti? Ono tubayemo rero ntago umugabo ntawe uhari, uko nubwo no mu Gashyekero ntawe wari uhari. Iyo myaka 2 yo mu Gashyekero ntawe wari uhari. Nitwe twirwarizaga, cyokoze nka kuri umugabo ashobora kuza, kuko wenda ashobora kuza, wenda ntago yabura ukuntu ahura n'abana be, ariko ntago twongeye guhuza, ntago twongeye kubana. Hano rero twari tuhabaye gutyo, inzara, abana ntago biga. Ni bangaye batiga? Ni 2 batiga. Umukobwa warugeze mu wa 4 segonderi ntago yiga, ubwo urumva hashize imyaka 2 yose ntago yiga. Hakaba n'umuhungu umukurikirana, nawe yarari muri segonderi ya 2 ntago yiga. Nawe ndumva akiragemwe ntago yakize, uriya mwaka ntiyawize, n'uyu ntago awize.
hakaba abana babiri babakurikira uwagiye ku ishuri k'imyaka ya 13 hakaba n'uyu n'aba ngaba babiri hanyuma rero akangaka kari mu nzu hano ubwo urumva higa abana babiri ako kagiye ku ishuri n'akangaka nuko yarwaye umutwe nabwo ejo bundi tugera hano nabajyanye bikomeye byanze ndagenda mbwira mwarimu urabona ko ngana gutya n'ukuntu umeze gutya nta n'umuntu wemera ko ntafite amafaranga rwose biragoye aravuga ati ariko buriya hari ikintu Imana igusigariza ntago buriya nicyo yanshigarije hanyuma arambwira ati ni gute abana ubazanye bakererewe ni gute na mwana ihangane twagize utubazo mbega ndidefanda ndamubwira nti rero ibihumbi 10 abana bajya mu mashuri ayandi nzayazana nyuma yaheje bundi nibwo nangiye kubona kuko bose bagombaga kwishyura 62,000 ngo ni umwe ni 31 umwe nagiye mushyiraho veni undi mushyiriraho veni ndababaha inifomo ndababwira nti rero mwe mwiga ubu nsigayemo 20 kuko ngomba kuzuza 60 ko bya bibiri nabitanzemo amasahani bagomba kuriramo ku ishuri nsigayemo 20 nuko rero nuko tubayeho kwishyura inzu birangora ejo bundi bwo bari badusohoye ndahamva badusohoye kuko twari tugezemo amezi 4 nyine nzakambwira ati amezi 4 kubona mwishyuye 2 twari ati se biragenda gute wari muri 200,000 hanyuma ubona 100 arangije arambwira ati nukuri ntago mbikunda arambwira ati ndurasohoka ubwo nyine mbamagara abantu umwe akama 2 undi akama bingahe turamuhereza aratuza ubwo nuko tubayeho ariko kurya biragoye ntacyo mfite nkora abana batiga nabari bari bisegonderi rero nabari segonderi yaba primaire ni bugerageza hanyuma ukuvugeza muri amezi 6 umugabo yahageze kangahe oya nago hajya hagera nta uhari ntawe arabizi ko abana be batiga ibyo nta busobanuro no gukubura ko na mbere hose akihaba mbere hose tukitangira kunaniranwa nibundi abana bari baranze naho bageze ninge wasunikaga nkamagara nk'inshuti ba Justina n'abandi n'abantu benshi twapfundikanyaga tukabona ko bwaki ntuza kurya nabyo biragoye ntabwo acishamo ngo bereze nibura akafuka k'akawunga reka ko ryari uko nk'ubu nk'umukobwa yagiye gushaka ibiraka ntago akazi ko nakavuga kuko nta kazi no kugenda ashaka ibyo biraka byo gucuruza nk'aho ngaho ntago ndi buhavuge yabona nk'ibyo biraka bitwoherereza byakwangana bw'akaza ubwo ariko biramugoye nawe kuko biramugoye urumva ko n'umwana nawe biramugoye byatumye nawe rwaratoroma amugoye n'uyu wicaye hano nawe ntago aba ari byiza biba bimugoye bitewe n'ubuzima twari turimo mbere bakuriyemo biga bakaba bicaye batiga kandi ubuzima bwabo ejo bareba ko nyine bwabagora nk'uko nanjye bwangoye ihangane hanyuma nuvuga ngo ubu icyo ukeneye ni ukwiga abana ukeneye ko abana 4 bose babona uko biga nkeneye ko abana bakwiga 4 cyangwa nibarenze abandi 2 bo bararangije urabona ni 4 bagomba kwiga akandi ni kano gato ni 4 bagomba kwiga hari uwarangije n'utaragera kwiga hari akandi gato ka bucura kataragera imyaka yo kujya ku ishuri hanyuma mbere yuko utanga ubutumwa kugira ngo abantu bakumve Olivier ukoze iminota ingahe uti mama Pasteur Julienne mu kwemera kukiba kwise mama Pasteur impamvu bakunda kunyindiza mama Pasteur hari imihamya nk'ubu hari ukuntu ubwira umuntu ubuzima ucamo mu by'ukuri nubwo dusenga ntabwo bitubuza kuruha
si byose ntitubuza guhura n'ibibazo nubwo dusenga ntibitubuza kuburara ariko hagasigara umutima umwe mu ijambo ry'Imana riravuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka noneho hakongera akavuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa nubwo inzara yabaho bakanadusohora ngo uwo musozi uguma ahuri ntabwo ubasha kunyeganyezwa noneho umuntu yambona akavuga ati se Sharon benshi rero banyita mama Pasteur mama Pasteur hari n'abamama bambwira ati mama Sharon no kuri ntabwo twebwe ntabwo twabishobora ariko bakambwira ati ukungana ariko ukungana uko abantu bakunda kubyibazaho n'ibibazo ncamo ibibazo ucamo ntibikunanura kandi nta nubwo ya kubera ko Imana yambwiye ko uyu mubiri ariyo yawumpaye sinshobora kugabanyuka niyo yawumpaye bitewe n'amateka nanone navutsemo n'ukuntu navutse ni birebire rero no kwihangana bitewe n'amateka uko navutse uko nabayeho kugeza amasaha bituma nkomera rero umbonye wese aravuga ati mama Pasteur kubera ko ubundi aba mama Pasteur cyangwa se aba Pasteur usibye ko abiki gihe bitwara uko biboneye ariko ikintu cyitwa Pasteur mama Pasteur bisobanuye ngo n'ubusobanuro bw'umuntu ukomeye nubwo yaburara ariko abakomeye niyo badusohora nari kubukomeye nicyo nashaka kubaza muri ibyo bibazo ucamo ntago byabashije kukuvana kwizima ntago wigeze ushaka kuba wanyerera ngo ugwe mu kwemera hari igihe umutima wanga ukumva urihebye hari n'igihe mvuga ngo Mana ntago ari wowe nsenga ubaza Imana ngo ntabwo ari wowe nsenga kubera ibibazo ndimo biragaragaza ko atari we nsenga se Mana nshobora kuba naribeshye ariko undi mutima ukambwira nti benshi ko bazi kusenga kandi hari abo musengana bakabona umugisha uturutse kuri wowe bakakubonamo kwizera nawe bagahita nabo bizera donc wigizemo gushidikanya ku Mana usenga no kuri n'ubu ndashidikanya amusore abo nakubeshya ukayitotombera ati Mana kuki abandi bigenda bityagiyewe nkaba mbayeho gutya kuvuga ijambo ry'Imana ni byiza hari umuntu ashobora kukubona tukavuga ati ariko se kubera iki wowe rimwebwe mumera gutya ariko abasenga ariko mu by'ukuri ni ukwihangana tuguma kwizera gusa hanyuma muri ibyo bibazo abakristu abafrere en Christ abasœur en Christ abavandimwe muri Kristo mwemera mubanamo muti kubana nyine turasengana tukagendana ndavuga ku bibazo byawe imyigire y'abana imirire gusohorwa mu nzu abavandimwe muri Kristo Yesu muhuriyeho babyitwaramo bati urabona ikibazo iyo kigize ntabwo byapfa kukibwira umuntu wese hari ab'inshuti zawe muziranyeho byinshi nubwo baba barya mbega akagusagurira n'urugero akaba yaguhaho nk'ibiro 5 akaguhaho kilo kimwe barahari no kuba ndiho ni kubo ni kuri bo kubera ko bakora uko mbega nukubaho uko bashoboye nk'ubwo nyine reba nawe kuba umuntu adakora yirirwa yicaye mu rugo no kuvuga igikotore y'abana umuntu akamwa ati mu Masharoni igikotore yakwibwiriza nkabona nza n'igikotore nuko nyine okay noneho rero ubwo tuvuye mu gakiza tugiye mu buzima busanzwe ugira utya ubundi wambwiwe n'iki njyewe ni umuntu wakundangiye mu by'ukuri naciye ku macano menshi nk'uko bakambwa batica kurica no hari ikintu wenda uvuga ubuzima bwawe hari ikintu uri bubone mu by'ukuri amacano yose 3 naciyeho nta kintu nigeze mbona nk'uko hari ikintu bihe kurenga umuntu yakubwira ikintu ukumva ko kuti wenda ndahakura ubufasha ariko nta kintu nigeze mbona hari icyo witeze kuri iyi ngiyi icyo niteze kuri iyi ngiyi yewe bakundangira rero barambwira ati ahantu hose wagiye buriya wagiye ahantu habi mumwe arambwira ati ngenda guhuza n'umupapa rwose ndabizi ko numugeraho ntago nubwo bansohora mu zarambwira ati wahamagaye
nomero naguhaye ndaguhamagara ntiwamfata Yego. ariko yambwiye ati ndabizi ko ntago yakumva ikiganiro cyawe intuza yiwe umva ntago bizavamo ati uko kuricaye koko n'ukuntu nakubwiye kuva kera ngo ukurikire uyu mugabo nkavuga se ndamukurikira abandi bo nagiyeho bamariye iki ambwa ati uriya mugabo rero niba utanabizi urabona umugisha icyo cyo numugeraho amen ndabona umugisha ubwo rero nanjye naraharaniye ndavuga ariko ubundi kwambwira ngo ndabona umugisha abandi bona nararahira ndavuga nta uzongera kunkuramo amagambo uno se niba unkuyemo amagambo cyo kozi kuntegera twahuriraga nk'ahantu ndavuga nti nkataha abana bakaburara no kugeza nisa nta wampamagara ngo ambwira ati mama umeze ute ndavuga nti wapi ariko wenda kwizera. Okay, bakuzi ba Karenge Omar Pano murumva ko abantu batuboneraho imigisha ababivuga bafite impamvu natwe abakunzi abadukurikira kuri iki kiganiro mumfashe kugira ngo uwo mugisha bumva ko waba uturuka kuri iyi cano dufatikanye kuwukorera. Uyu mubyeyi niba yaraciye ku macano agera muri 3 bakamubwira ko nagera iwanjye nagera kuri iyi ngiye azahasanga abantu beza bafasha ngira ngo ntago tuzamutenguha. Urifuza rero ko bagukorera iki bwo nababwiye kandi ntago bazantenguha ndabizi ntago bazantetereza. Ongera ibibazo byawe ku murongo numvisemo icyo kuba abana batiga numvamo icyo kuba usohorwa mu nzu buri kanya numvamo icyo kuba mutarya uko mutarya bikwiye ntago murya inshuro zikwiye ntago murya ibikwiye ibyo byose biri mu byo ukeneye ko abantu bagufasha. Ikindi ni iki ikindi kumfasha nyine ibyo byose ndabikeneye ko abana biga no kurya n'inzu ariko nanone nkeneye gukora. Ukeneye n'icyo ukora icyo nkora kuko byari byo byose ntawagufasha iminsi yose. Iyi nkeneye icyo gukora nkongera nkakora nubwo ndwaye mufite ubuhe burwayi? Nkunda kurwara nkumva iki gihande ku kuboko kunguku na buriya kino gipande burya birandya kandi buriya sinjya ngenda n'amaguru nko kuva hano aho mwaturutse nkagera ku gasoko sinahagenda n'amaguru iyo mpagenze ndagaruka nkumva kano kaguru ntago gakora nkumva ni nk'umusumari nkumva hano hose haragagaye naryama nkihindura bikanga nakuryama bikanga nahindukira ko hakagomeza hameke nyamba numva hameke igihande gutya ariko ibyo rero byose ngomba gukira. Ubwo muri make ibyo wakora nabyo bigomba guterwa n'ubu haba handya kuvuga biba bimbabaza cyane cyane niyo ntekereje noneho iyo ndi mu nzu njyenyine ndushaho gutekereza cyane ibintu byambayeho si n'ibyejo ubundi n'iby'ubuzima mvuka byose iyo mbitekereje mbona ntaho nsigaje. Bimeze bite? Wavutse nabi? Wavutse uri nyakamwe? Wavutse nyine nabyo ni birebire ca muri make. Wavutse ababyeyi batabana babanye nabi uvuka wenyine icyo nicyo shaka ikintu cya nyamukuru cyo nababwira naravutse navukiye i Bugande kuko twahungutse 94 hanyuma rero mama nakuze mbi wabo wa mama nibwo namenye ubwenge menya amateka mama adahaba na papa simuzi no kuvuga ngo rero no mu byatumye mbabara mbande abana banjye ko batize nkuko ntize nkavuga nta mateka ari gukurikirana n'abana banjye. Kuvuga ngo wowe ntiwize ntuzi so none n'abana bawe bazi se ariko ntibari kwiga. Gusa ikintu kinshimisha ni kimwe muri urwo rugendo rumva ni rurerure ikintu kinshimisha ni waba mama nyine ntago bankundaga kubera ko batazi wabo wa papa niyo mpamvu ntize icyo kintu cyo ni igikomere ariko ikintu kinshimisha nanone n'ubwo mbona mpura n'ibibazo ariko ndi kumwe n'abana kandi ni bazima ntibarwaragurika kandi sinigeze nkora nk'uko umubyeyi wanjye yakoze kuko yigeze kunyihakana
umubyeyi mama mama nigeze kujya kumureba ahantu baranyihakana ariho yarapfuye ariko yari yaranyihakanye avuga ko atakubyaye yari yarashatse undi mugabo kuvuga rero ako kantu niko ndusha mama ko kuba mfite abana banjye ntabwo nabata abandi oya abana ni umugisha bakunzi bakaregera Omar Pano ndizera ko muri kumva umujyo w'ikiganiro agahinda k'uyu mubyeyi afite agahinda k'inkubirane ako kwivuko ako mu rushako ngira ngo nubwo burwayi bugenda ababizi ngira ngo Pasteur hari abaganga bari hano hari abapasiteri bari hano barumva ubwo buribwe bw'uruhande rw'ubumoso bwaba buturuka kuri ibyo bintu byinshi atekereza nibaza ko twamufasha kugira ngo akazaseka umubyeyi w'abana 6 inzobe y'umwakaka nk'iyi ukuntu angana ibiro bigera mu ijana ntiyakabaye ari umuntu uvugana amarira twebwe duseka ndibaza ko abo ndi kubwira muri kunyumva ufite icyo ashoboye azagerageza ngewe nta ruhare nzabigiramo cyaraduha ni nimero ibyo akeneye ni byinshi wari umaze kuvuga akantu gatoya uti nkeneye icyo gukora ariko ufite n'ikibazo cy'uburwayi bw'uruhande rw'ubumoso wakora iki kivugira ahangaha tugishake ikintu nakora ikintu wenda nko kuba nacuruza nk'imyenda cyangwa n'inkweto kubera ko narabaje nsanga nibyo bintu bitagenda cyane ugenda rimwe na rimwe kugenda no kubizunguza nko kujya kurangura cyane kubera ko kugenda kurira bisi imanuka ni ibintu bimvuna donc ukeneye kuba wakora akazi ko ndi hamwe nta mwuga wize wakora ntago nigeze kuboha kudoda gusuka biriya by'abadamu ba kino gihe nta kintu nigeze so nuvuga ngo ukeneye icyo gukora ukikorera hanyuma n'urwo ruhande rwawe ubwo burwayi nabwo bukagabanuka uvuga nimero zawe hanyuma turaza no kuzishyira ku kiganiro niba nta bundi butumwa budasanzwe ugeza kuri iyi mbaga y'abantu 30,000 nuko pe gatumbanze